GMF rero GMF twari tuziranye ariko buri wese nyine aziranye kwe. Nari nziranye na Taz nziranye na Popa nziranye na AY. Hanyuma AY urumva niwe twari duhurijeho benshi muri twebwe nka Popa ntago yarazi Taz. Rero AY kuko yari umuproducer wacu twese ati reka duhuze. Hanyuma Kaya noneho kuko we Kaya yaraziranye na Popa. Hano noneho twumva movement ariho natwe turi kuri movement imwe nkiye abatoke noneho dutangira gukora. Hanyuma igitekerezo kiza nyuma cyo kuyita GMF. Sinzi Kaya ntago nzi neza niba yarize kuko aratubya nyine yarize ariko ntago mbizi, ntago na proof mfite. Ibintu byose niba bimenyaga nyine ni nkaho yadutoraguye. Nari narakoze EP kuri telefone yanjye muri Covid. Numva irenze ngiye no ku ishuri bro bakazajya bambwira ngo irarenze. Ariko nyine urabizi nta muntu waza ngo akubwiye ngo boro yawe rero abantu bose. Ariko hari n'ababaga bari seriye mani bayikunda, harimo nk'indirimbo bakunda biri seriye nka Popa. Hari indirimbo yakundaga agahora mbwira ati no ndirimbo ndayikunda. Hari nizo na performingaga ku ishuri. Ariko sinzi ukuntu niba byaragenze gute iyo umuntu akuze mana akumva nk'ibintu yavugaga tuyumva byari umwanda. Doye Taz Taz niwe Doye siko mbona ariwe ugira imico mibi kurusha abandi. ubu nyine Taz ni Doye. AY ni headmaster. Nta muntu usenga muri GMF. Twese turasenga. Hari ukabye ibintu wenda ukabye ibintu muri Taz niwe ugiye igikabyo cyo gusenga. Oya nyine ndashaka mu buzima busanzwe. Ndashaka umuntu ukabye gusenga so unindera. Ibyo zaramo n'ibintu byo kwiriza wenda mbere. Umuntu nzi nshobora kwa mbikekaho ni nka Kaya. Kaya ama vibe y'umuntu usirimba to. Ikaze kuri GMF Get Money Forever, ikaze kuri Spotify, Audiomack, YouTube ndetse na Instagram, hose turi GMF. Ndi kumwe n'umujene w'Ibogari imbere yanjye n'umuhanzi. Watangira twibwira nyine mu buryo bw'umuhanzi. Watangira twibwira nk'umuhanzi. Shanjye banyita Hani. Ndi umwe mu bagize GMF and umuhanzi uri promising uri mu nzira yo kwiteza imbere to. So ndi uvuze ngo umuhanzi uri promising ushatse kuvuga iki? Uri promising ni umuhanzi nyine uri so nabivuga gute? Bisobanura umuntu w'inyamagara byose. Ni umuhanzi nyine ufite icyerekezo kigaragara nyine kiri kuzamuka tu. Ni umuhanzi ugaragaza ko utanga icyizere yuko agiye muri iyi minsi mike ari kuzamuka cyangwa agiye kwigeza ahantu. Ukuntu yinjira mu kiganiro rero biratandukanye n'uburyo nabitekerezaga. Ariko ntacyo reka wenda mitengira ngiye guhitishamo indirimbo hano muzo wakozemo sibyo. N'ubundi ni intro wenda turaza kubigarukaho nyuma. Ndashaka ko dukubitira akantu gato mu ndirimbo ngiye guhitisha. Indirimbo zanjye se mba nzibuka bro. Ntabwo niyo mpamvu ngenda afasha amahitamo arenze. Ya mbere ni kono, ya kabiri ni message watukuse n'igitero, ya gatatu ni defo, ya kane ni champagne. Ngiye gukubitamo akavasi gato muri izo ndirimbo ko ari nyine hitamye. Ya kabiri ni yari. Ya kabiri ni message. Ya gatatu ni defo. Bro ko zose nazo nibuka se. Na champagne cyase. Champagne. Champagne showers, low key no gunyene flowers, factor fame shaka money and power, family fast ndinde cowards, na energy enemy azana. The child the same, young nigga red bandana, headphones ndimo numva stana umwana mu myaka umusaza igihaha.
Kabaro kararenze. Harya niwe wakane wakubise igitero n'ubundi. Iyo niyo refre nyine nigiye wayikoraga. Ariko banza ufite muri akavasi n'imbere. Nari nkafite koko. Nari nkafite. Wari ugafite. Vasi nigiye wakoze vasi ya mbere. Turakwakiriye mu kiganiro. Akoze. Yego umeze ute se ubundi? Sha biragenda kabisa. Ariko ubundi ni gute ifoto ukaza mu kiganiro wambaye ibirenge? Bro, mani mba nshaka ngo bihumeke bro, mba ngira ngo kamera baraze kutwereka, aze kwerekana ibirenge byawe. Ntaribi. Happy bro. Yego. Uri umwe mu bahanzi ba GMF. Ni itsinda ubu ngubu navuga ko rimaze kuba rinini. Rimaze kugira abantu benshi kandi mu by'ukuri batanga icyizere. Ubundi GMF ni famiye wisanzemo ute, wayijoininze ryari? GMF rero GMF twari tuziranye ariko buri wese nyine aziranye kwe. Nari nziranye na Taz, nziranye na Popa, nziranye na AY. Hanyuma AY urumva niwe twari duhurijeho benshi muri twebwe, nka Popa ntabwo yari azi Taz. Rero AY kuko yari umuproducer wacu twese ati reka duhuze. Hanyuma Kaya noneho kuko we Kaya yari aziranye na Popa. Hano noneho twumva movement ariho natwe turi kuri movement imwe nk'iye y'abatoke, noneho dutangira gukora. Hanyuma igitekerezo kiza nyuma cyo kuyita GMF. Bivuze ngo mwise ko musanzwe mukorana? Twari dusanzwe dukorana nyine, igitekerezo cyo kuba group imwe kiza nyuma twaratangiye gukora. Ese mwahuye ryari, mwakoze umuryango ryari? Tugitangira twatangiye na mbere mwahuye ryari, mwahuje mukora umuryango? Taz namumenye niga mu wa kabiri segonderi, yigaga mu wa gatatu segonderi. Yigaga mu wa kane. Yigaga mu wa kane segonderi, niga mu wa kabiri. Oya, yigaga mu wa gatatu, niga mu wa kabiri. Yarasibiye. Yalla, yarasibiye. Bro. Yarasibiye man, ariko nyine ni ukuvuga ngo twariganye, yanyigaga imbere tu. Hanyuma na AY we twariganaga, Taza twiga imbere, Popa twigana nanone muri A level. Uko nuko twagiye duhura na Kaya nyine, we Kaya duhura dusoje nyine kuko yaraziranye na Popa. Nuko twamenyanye. Cyangwa bo ntago bize Popa na Kaya? Sinzi. Kaya ntago nzi neza niba yarize. Kuko aratubwira nyine yarize ariko ntago mbizi. Ntago na proof mfite. Ashaka atarize. Ntawamenya. Ikora no ndazakwica ndakoye. Bagaragara nk'umuntu utarize. Okay. Ariko nyine ni umuhanga man. Ni umuhanga nyine ariko ni bwa buhanga bw'imihanda tu. Ashaka yari umuswa mu ishuri. Mu ishuri ni zero. Amen. Biragoye. Iki kibazo gihita kinjyana ku kibazo cyo kuvuga gute byatangiye gute, ninde wazanye ide yo gukora GMF? Ni AY kabisa. Niwe wazanye ide. Hanyuma aravuga ngo tugomba gukora group. Urumva we ntago sinzi niba yarazi ko ubanza ari we wenyine wari uzi ko izaba rebo, ariko nyine twege twumvaga nyine ari crew nk'izindi, ari gang n'ibindi. Cyangwa yatangiye ari ikibera? Ntabwo byatangiye ari ugufashanya. Urumva nyine yereka n'ikibina kirafashanya. Ariko twege urebye nta ikintu twazanaga se cyari iki, cyari amajwi, cyari kuririmba tu. AY ibintu byose niba bimenyaga, AY nyine ni nkaho yadutoraguye. AY kabisa yaradutabaye man. AY ni umukire abandi batoraguye akabazana. Cyabiratangaje.
asa ni gute wisanze ari umuhanzi wenda tugaruke ku ruhande rwawe ni gute wisanze ari umuhanzi hari umuntu w'iwanyu waba wararirimbye se sha abantu bose bo mu rugo babaga bari muri korali nanjye nagiye nyine muri korali nk'iminsi nk'ibiri cyangwa umwe ariko nyine sinarengeje ibiri ariko urumva nyine numvaga indirimbo buri munsi mu rugo twiyumviraga indirimbo z'abagande noneho nkazajya nziboroka mu mutwe hanyuma nyine ngeraho nanabivamo ibintu by'imiziki hanyuma sinzi ukuntu nageze nko muri segonderi nibwo natangiye kwiyongoza kwandika ibintu by'imirongo guhera icyo gihe kugeza n'uyu munsi ngayo nguko watangiye gukora kwandika imiziki nko mu mwaka wiga mu kangahe natangiye niga nko mu wa kabiri segonderi mu wa mbere segonderi ariko narandikaga nyine nta muntu ubizi ariko nyine abantu barabibonaga icyo gihe nabaga mfite n'imashini ku ishuri habaga huzuyemo imirongo harimo indirimbo niyumvira abaraperi bo muri Amerika n'iki ariko noneho ntangira noneho kuririmba ibintu nandika muri 2020 bivuze ngo watangiye wandika utuntu tw'icyongereza natangiye niyandikishwa ibyongereza ariko na n'ubu nyine ndacyabyandika ese ubundi indirimbo yawe y'ikinyarwanda ya mbere wanditse ntabwo byakubayeho kuba wagira isoni zo kwereka umuntu uteye ubwoba n'izina byonyine bahitaga korana ibakwe nyine tukira petimani zabaga ari vibe zo gufasha sosiyete wumva nyine ushaka gukora indirimbo izafasha abantu bakava mu buriri bakajya gukora bakavana amaboko mu mufuka by'amafaranga bitaraza nyine gukorera amafaranga y'iko nyine wabyutse ngo ukajya gukora nta bunebwe ari ukugira inama abantu zimeze gutyo ngewe nyita korana ibakwe ndanayisohora bro noneho no kwishura abantu barayimenya ariko nyine ikazajya ibasetsa bro ariko ubu nyine narazisibye zose uza ko ikibazo zisibye ziteye ubwoba mwana reka twinjire mu gace k'umuziki umaze kuba umuhanzi umaze guhura na groupe ya GMF indirimbo ya mbere wayisohoye uri kumwe na GMF cyangwa hariyo arizo wari warakoze mbere nyine bumva hari izo nakoze nka siba kubera level yari yarazamutse nayo narerevetinze hari harimo ibintu nyine imirongo igaze bro nari narakoze EP kuri telefone yanjye muri covid numva irenze ngiye no ku ishuri bro bakazajya bambwira ngo irarenze ariko nyine urabizi nta muntu waza ngo akubwiye ngo boro yawe rero abantu bose ariko hari n'ababaga bari seriye mani bayikunda harimo nk'indirimbo bakunda biri seriye nka Papa hari indirimbo yakundaga agahora ambwira ati no ndirimbo ndayikunda hari n'izo na performingaga ku ishuri ariko sinzi ukuntu niba byaragenze gute iyo umuntu akuze mani akumva nk'ibintu yavugaga tuyumva byari umwanda tugomba guhindura uyu munsi kuri channel hari indirimbo ni indirimbo imaze umwaka kubera iki ari indirimbo iriho bitewe n'indirimbo nkuzimo nyinshi ufite mu kuririmba kuri channel harimo indirimbo imwe kandi nayo imaze igihe kinini urebye n'urukundo nkunda abantu mani ngewe mani nkunda gufashanya nk'iyo umuntu aje mani akambwira ati ngenda ushaka ko umfasha tugakorana korabo mani nyine ngewe ngira umutima ufasha tu ibyo rero nabishyize imbere mani aravuga ati kamfashe bano bajama mani mbe mbafasha n'ubundi se ko ngewe mbizi ko ndenze mani kubizi ko nta kintu kikwirukana n'ubundi mani igihe impano yanjye irahari nzakora ariko noneho kubera muri iyi minsi abantu batangiye no kumenya mani ibintu byo gufashanya ngiye kuba mbiretse urumva ko rero amafaranga nako kumenyekana bijyana no guhinduka
ariko barabizi man se wabona amafaranga ntuhinduke. Nahoze ukibona amafaranga uhita uhinduka. Yego. Ako kanya uhita uba inzobe uhita utangira. Nyine muri iyi minsi ntabwo nari nahinduka ariko mbaye mbamenyesheje. Ko biri mu Naza nyine man uba ugomba guhinduka nyine tu. Urumva tugiye kukubura. Oya ntabwo ari ukumbura man none se guhinduka wasanga nzahinduka nkaba umwana mwiza wenda hari ibintu nakoraga bibi nka nzabihindura. Yego hari indirimbo nyinshi umaze gukora wagaragaye kuri PIY yitwa Exit ndetse harimo n'indirimbo yakunzwe cyane yitwa nyirizina yitiriwe EP. Iriya bora ntabwo nari nyirimo. Hariya ntabwo wari irimo muri iriya ariko hari ntuzari koko ntabwo wari irimo ahubwo hari indirimbo wagiye ugaragaramo muri hariya kuri Exit kuri Exit ndi kuri gospel. Yego hari indi man kuri Exit n'izindi hariho izindi hariho ndiho nko kuri ebyiri. uri kuri na message iri kuri Exit kuri message uri kuyitwa Pepa uri no kuyitwa gospel. Ese bimeze gutyo muri recordinga indirimbo muri studio? Twebwe aba ari ibintu bisanzwe nka GMF nyine kuba n'ubundi turi abantu basanzwe nyine njya numva stories z'abandi ukuntu babikora ari ibintu bidasanzwe. Twebwe aba ari ibintu bisanzwe bro tubikora nk'akazi. Hari n'igihe tuvuga turaza mu gitondo 2:00 ukererwa arahanwa. Tubikora nk'akazi tu. Ubundi ninde Doye wa GMF? Doye Taz. Taz niwe Doye. Siko mbona ariwe ugira imico mibi kurusha abandi. Nyine Taz ni Doye. EY ni headmaster. Taz rero EY ashatse yamuhana ajya namuhana. Abandi turi abanyeshuri. Abandi turi mwavuye kuri nuzo mwavuye kuri headmaster muhita mujya kuri Doye. Nta discipline mubona mwabonye wafitingamo cyangwa mwabonye nta discipline irimo muravuga ati reka n'ubundi tujye twabonye discipline tuyifite. Twabonye discipline tuyifite turavuga ati ntago twaba tumukeneye. Rebye se hari ikindira tugira n'umubitsi buriya ninde ubika ninde mwizerwa muri njyewe. Ni njyewe bro. Ni njyewe bizera. Imana idufashe bize kuba ari byo koko wizera. Yego mu gace tugiye gukurikizaho ni agace gasa n'akagoranye cyane urebye tunagenda tugana ku musozi w'ikiganiro mukunda. Urabona kuri ubu ngubu umaze igihe kingana iki mu muziki mbere ko dukomeza ikibazo? Byose hamwe cyangwa guhera igihe nagiye muri studio? Reka mvuge guhera igihe wagiriye muri studio imiziki bigasohoka imyaka igihe nagiye muri studio ryari 2020 2021 ni imyaka nk'itatu cyangwa ine. Mu myaka 3 cyangwa 4 y'umuhanzi hari challenges nyinshi agira. Mbere na mbere habaho financial challenges z'amafaranga, kubura amafaranga, haba harimo kubura support, kubura promotion. Muri iyo myaka 3 wasobanura ute promotion y'abanyamakuru bari i Kigali? Promotion y'abanyamakuru bro ko nta munyamakuru n'umwe nzi. Abanyamakuru mbona ntari bitu abo mbona tu baduha support. Hari abo turi inshuti, hari abo tudropinga akahita bwahamagara akakubwira ngo vayo agakina bolo zawe. Ntago nzi utadusapotinga ngiye ngo nuko tuba tutavuganye sinzi. Ariko abo tuvugana man baricira kabisa. Abantu badusapotinga kabisa. Ese ubundi ibintu bavuga bibera mu muziki ngo basaba abahanzi amafaranga kugira ngo babikine, ibyo bintu byari byabaho? Amafaranga kugira wenda ngo bagupromotinge cyangwa bakuvugeho?
hari umuntu wari wadusaba amafaranga wapi, cyangwa babona nayo mufite bakabareka. oya nyine sinzi nkanjye ko ari jye mubitsi ntari kuba mbizi, ari umuntu wadusabye amafaranga ntari kuba mbizi. Nta munsi n'umwe baraguhamagara nk'umuhanzi wo muri GMF bakubwira ati tanga amafaranga. Hari umunyamakuru uri kunsaba igiti ngaho ukora mu bikorwa. Nta munyamakuru wari waduha amafaranga, nako wari wadusaba amafaranga, ahubwo baraduhaye. Usibye wenda ako kantu ka promotion ese ubundi promotion ubona ihagaze neza nk'umuhanzi w'abanyempano ubu ngubu? Promotion yo gupromotinga umuhanzi nyine. ntago sinzi, ntago mu banyamakuru sinzi, ariko nkatwe promotion yacu, nkatwe GMF promotion twikorera kabisa irarenze man. Ni ukuvuga ngo turagigiza promotion, turagigiza iyo projet ya Dropins ugomba uyibona ahantu hose, ahantu hose ku mbuga ugomba uyibone kabisa. Tuvuye kuri ako gace tureka tujye mu gace k'ubuzima busanzwe nk'umuhanzi muri Kigali. Nizihe challenge mugira cyane zikunda kubagora? Gukora umuziki, kuwutunganya guhera mu kurikodinga kugeza ugiye hanze, n'akahe gace niyo session ibagora? Nkanjye ikintu kingora ni iki? Ikintu kingora ni lenge mwana. Ntabwo nanjye mvuze ko nazongera, hari igihe sinzi imana, ni gahunda nkeya to. Hari ukuntu iyo upanze, ubundi gupanga n'umuraperi, nupanga uzajya usigaho, uzajya urenzaho nk'amasaha 2. Narenza nk'amasaha 2 umwihanganira imwe, 4 ntabwo azaba akije. Urebye n'icyo kibazo. Ikindi se ni icyera, ikindi ntacyo, twebwe turi blessed, dufite ahantu dukorera. Iyo wumvise ushaka gukora uraza ugakora. Ndumva ari icyo ngicyo kitugora, ibintu by'umwanya, kubona umwanya. Bivuze ngo umuraperi yaguhaye, iyo muvuganye saa moya, wowe uba ufite target, wenda uba ufite ukamubwira ati wenda saa 2 tuba duhuye, uba ufite target yuko muri buze guhura saa 4 kabisa, byangombwa ukarenzaho imwe, saa 1, saa 5 ugataha. Iyo urengeje saa 5 ataraza ntabwo aba akije. Ese uyu munsi ni rero umaze gukora muri izi aso z'umuziki, ni rero umaze gukuramo, haba abantu mukubitana buri munsi, abo mukorana, abo mugerageza gukorana bikanga, ni rero umaze gukuramo ku buryo uvuga ati rikose ntabwo nazongera kurikora? Ntabwo, hari igihe nyine isomo nizemo, hari igihe mba ndimo ndavuga ngo so ubundi nk'ibi bintu biragana, ibintu by'umuziki ndimo ndatekereza ati bro, ibi bintu ubundi ubu bidakoze nabigenza gute? Ariko nyine isomo biri kugenda binyigisha ko niyo ari opportunity, nyifite umwanya wo kuyikora, nta bindi nari nabona byo gukora, ni kubera iki ntayikora ubundi? Kandi niba ari opportunity noneho nishyura bro, nuko natekerezaga nkavuga ati byanze nabigenza gute? Ariko urumva nta na plan B umuntu yabaga afite. Ariko noneho niba n'amafaranga ari kuboneka muri iyo plan A, wanategereza plan B yazaboneka ikaboneka, ariko umufungo warawukoze. Urebye ni iryo somo yuko n'umuziki ari opportunity igaragara. Ese uyu munsi umuziki uramutse wanze, ni ikihe kindi kintu uzi gukora wakora? Numva nako okay, oya ngende umunyeshuri, urumva ndimo ndiga nyine, niga software, ndi umuprogramu. uze ngo wakwiba buri profession yose habamo ubujura. Nshobora no kuba ndi minisitiri nkiba, nshobora kandi ariko nyine bidakoze, umuziki udaciyemo nakomeza inzira, n'ubundi nakomeza inzira ndimo yo kwiga nkasoza,
nkagira icyo nikorera nyine nkagira agashyamanga. Ibintu mani birahari byinshi. Icya mbere ni ukuba open mu mutwe, gutekereza. Uyu munsi famille yawe irabyumva kuko ukora umuziki? Abavandimwe kubyumva sinzi niba ibyumva, ariko nkeka ko wenda avuga ngo ni stage wenda ndimo, bishoboka, biranashoboka yuko ari stage wenda ndimo igihe ngezemo cyo kumva nshaka kuba umuraperi, wenda bizageraho bikarangira nyine. Nkeka ko ari uku nguko babyumva, ariko nta muntu ubimbuza, bazi ko ndi umuntu utekereza. Ntabwo rega nanjye ndatekereza mani, nzi ko ikintu ari kibi ntabwo nakijyamo nyine, ariko n'ubundi ndumva ari ibyo. Yego. Wadukubitiye akaboro muri dusoza. Hari ingoma yitwa kandebe, iriya ndirimbo gospel, si ufitemo vasi? Gospel. Wadukubitiyemo akantu gato tugasoza tunasenga, ukagasengeramo tugasenga ikiganiro. Ndi underground no, ndacyari broke no, bafana bari low key, ifunguriye do re mi more muri flow, muziki zane do, korari yabo rapper bahora kuri go sport, tubwirize ubutumwa dutange n'ubuhamya, tubatiza amaniga yanze kumva kunda menshi nk'igise nyi ibindi narabyibagiwe. Nta muntu usenga muri GMF? Twese turasenga. Hari ukabye ibintu, wenda ukabye ibintu muri tazi niwe ugiye igikabyo cyo gusenga? Oya, nyine ndashaka mu buzima busanzwe, ndashaka umuntu ukabye gusenga. ukabye gusenga si ubunindera. Ibyo uzaramo n'ibintu byo kwiriza wenda mbere. Umuntu nzi nshobora kuba mbikekaho ni nka Kaya. Kaya ama vibe y'umuntu usirimba tu. Reka tugushimira bana. Bikabisa murakoze. Utazazana inkweto mu kiganiro. Nta kibazo bro.